hari gahunda ikomeye ya Richard hari ingingo agomba kubonana nawe i Burundi. Richard yasabye Rayon Sport miliyoni 50 z'amanyarwanda agasinya imyaka 2. Richard avuga yuko nta yindi recruitment yigeze afata, bityo ko kuba bamubwira ngo nasinyira amafaranga make nawe atabikozwa kubera ko niyo mafaranga agiye guheraho afunda ubuzima. Abati rero mu mafaranga afatika niba mubona ari service nzima nabahaye. Reyo hari ingingo mu gihe agiye i Burundi azamusanga kuko yagiye muri vacances ari na match agishuti bazakinayo na Mainiro musanga bose baragiye n'abandi bakinnyi benshi b'abarundi bibereye mu rugo yarushanwa ndize yatsitegura muri police. Hari ingingo agiye kumusaba ko yagabanya bagere wenda aho bumvikana. Reyo iri kumusaba ikintu kimwe, iri kumwe ati erega Richard turabizi ko urimo kugura igihe cyangwa se icyo bita buying time, urimo urasunika iminsi ureba ko izindi offre zo hanze y'u Rwanda ufite zacamo ukabona gusinya aho hanze, twe tukaba twariteguye kuzadukinira tuzi ko ibiganiro wenda bizageraho bigahura, kumbe wowe uri kugura igihe kugira ngo ubone uko usinya handi. Barashaka ko bamusaba ngo emera ugabanye, nugabanya amafaranga twebwe udusinyire, nihaza offre irenze ibyo twe twaguhaye iyo hanze uzadusubiza ya mafaranga twaguhaye hanyuma wigendere nta mananiza. Umva rero igitangaje, akavuga ati aho twakaganiriye nubwo musaba kugabanya, ariko se amake yo muvuga mufite arihe nangahe kumeza. Rayon Sport ubu nta mafaranga ifite, niho mpamvu nakubwiye ngo kuri konti ya Rayon nta mafaranga bafite ubu. Rayon iri kumubwira ati iya mbere uko 7 beka irabikanza akanyenyeri wasinye warese twumvikana ugasinya. Harabata ariko harabura iminsi mike, si ibyumweru 2 ubwo nafata igihe bari batangiye negociation, si ibyumweru 2 se none si impari sindi Burundi yarabwo nzaba ndi kure, sinzaba ndi kumwe n'umutoza wacu se niyagezeho nzaba narumvikanye na hari ingingo ubwo n'iki cyumweru bagiye kumvikana nitwa twarageze ku kumvikana ku mafaranga. Icyo gihe niba yabashyiriraho muzayampa, nimba nabonye indi kipe sava nzabasubiza amafaranga yanyu, niba nabonye indi kipe ubwo nzaza mbakinire. Ariko urumva ni imyaka 2. Rayon Sport rero kuko ikubonye ntabareba bagihari nk'abantu bategereje ku ya mbere bagira barya bakegeranya, sinzi bakegerana bakicara bakabona bakoze nka miliyoni 70 ingahe bazihaye president. Sinzi ubwo wenda niba murenze bose sha bategereje ingengo y'imari cyashya azabicaza akabaganiriza bari abantu baba cyangwa barareba bwifashe neza Richard bagasanga n'ubundi ku isoko hari undi mukinyi uri kuri calibre ku buryo nubwo yagenda nta kibazo. Baramushaka cyane Richard baramushaka pe, abareo agashaka umukinyi banashyiragaho n'akanyenyeri kugira ngo atabacika. Urumva uko mbitekereza Rayon Sport kugeza ubu barabizi ko abafana batishimye kuko abakinnyi basinyishije bariya navuga ngo boroheje abanyarwanda. Ntabwo Rayon Sport itekereza yuko ari abantu waheraho yarajyamo shamura ntekereza yuko nabo nk'ubuyobozi bari ku buying time. Ahari wenda ku ya mbere wo kwa 7 nibabona amafaranga nk'uwo muwinga w'umunyamahanga bakamusinyisha Richard akongera icyo gihe nka Olivier umuzamu mwiza cyangwa Richard bashobora kuzashyiraho ka kanyenyeri ko kugira ngo abareyo bamwigurire bamukinnye bajya bigurira, ariko byibura bafite uwo baheraho. Ni nko kuvuga ngo dore twashyizemo ibuye ry'ifatizo ry'umukinnyi w'umunyamahanga ukomeye, ngaho namwe ni musinyisha wa undi mumenyereye. Urumva ko babwira ngo twaguze umuwinga ukomeye uvuye aha wenda wabaye top scorer muri iki gihugu, noneho niba twamuguze nka equipe namwe ni musinyisha Olivier cyangwa se ni musinyisha Richard, bira making sense. Ariko niho bababwira ngo twasinyishije ngo Muhoza cyangwa twasinyishije ngo Cristiano Musimbura muri Mukura cyangwa twasinyishije aba bana batoya yaguze ngo ndi mugure Olivier. Mwe mugomba gukora igikomeye nk'ubuyobozi natwe tugakora ikindi kigikurikira ni nikore yibaho. Nekereza ko ari aho ngaho bakiri, ariko bijyana no gutegereza amafaranga ya Beka nkuko twabivuze ndetse na Jairut. Ikindi rero wamenya kuri Rayon Sport ubu muri Rayon ikintu kibaraje ishinga kurusha ibindi ni ukumvikana n'ikipe izakina Rayon Day.
kuko naho babara ko batazajya munsi ya miliyoni 200 niba babona ikipe nziza. Yego. Bambwiye yuko ikipe niyo mu karere bari kuganira n'amakipe atandukanye Tanzania, Uganda kugira ngo barebe ikipe yo mu karere. Hari n'abavugaga yuko bashobora guproposa Gor Mahia ikipe izaza muri Sekafa ikaza icyumweru mbere yuko Sekafa iba. None bakavuga bati mbere yuko dutangira Sekafa kuri 25 tugakinira niyo kipe muri Stade Amahoro. Yego. Bagatekereza ko rero iki gihe nanone cyo gusunika Sekafa kibafashije kubera ko bagiye kuba basinyishije abakinnyi bakomeye na negociation za Olivier, za Barishari, za Bamusanga, zo mukinnyi uri mu Rwanda ukomeye, umunyamahanga ugomba kuza ba Eritatu na Bazuberi. Icyo gihe bagiye kubi processinga byose babirangize ku buryo Rayon Sport Day zajya kuba bafite abakinnyi babo beza bose ku buryo bazaba abafana bari excited kubareba. None igahita bakashingamo amafaranga yo kwinjira nyine ku kibuga. None igakashinga n'amafaranga mafatanya bikorwa batandukanye baziyasosiya niyo no munsi. None byiburi gatangira ifite n'amafaranga yo guhembaho byibura nk'amezi 2 ko twarabivuga ko Rayon Sport iri projecta ko bashaka kuzafite payroll ya miliyoni 70. Ayo ni amafaranga byibura utinjiye ufite miliyoni 5 kuri konte byibura zo guhemba amezi 2 ya mbere baba bigiye kukugora. Uri kuri aya maprojesi waretse ngahita nkubarizamo ibibazo hano bibiri bijyanirana n'ibitekerezo ari ufite. Amakuru mawe n'umuntu muhuzabikorwa w'abafana ba Rayon Sport Bwana Matich aravuga ngo twebwe turimo turategura gahunda ubururu bwacu agaciro kacu 2026-2027 turatangira vuba, turimo turabitegura neza kandi bizaba ari ibintu bikeye cyane. Kakanyenyeri twari dushimyeho. Yego, hano kuri YouTube hari abantu babajije, harimo witwa Kayiranga Charles ati abayobozi ba Rayon Sport mubambariza impamvu iri gusinyisha abakinnyi imyaka mike kandi bavuga ko ari projet igihe kirekire. Impamvu nyizanye nuko nziko kuri projet hari amakuru ufiteho n'amafaranga nicyo kibazo ifite. Waretse nkakijyanirana n'iki ndagira ngo ntongera kuguca mu ijambo minota isigaye. Arongera ati natubwira amasezerano ya Beka na Rayon Sport azaba hagaza kaye gaciro k'amafaranga azabangana ate igihe kingana iki abakinnyi basanzwe bakinira Rayon Sport bazongererwa amasezerano ni bande bizakorwa ryari? Uwo ni Harerimana. Reka duhere ku cy'amasezerano. Icy'amasezerano ya Beka ntago bari ba disclosinga bimwe muri byo, bakomeje kubigira confidential. Ariko nk'aya Skol yo bari kuvuga ko ari hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100 ariko ikabaha n'ikibuga cy'imyitozo. So iyo muzi ngo hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100 uravuga ngo ko zitegeranye, wenda bavuga hagati ya 90 n'ijana. Hagati ya 70 n'ijana ni ukuvuga ngo Rayon Sport yo irasaba 100, ariko Skol ikavuga ati ariko namwe mwibuke ko tutazajya imbere, mwibuke yuko tuzajya mu mugongo inyuma nyine munsi ya nimero y'umukinnyi. Nase ubwo turaba miliyoni 100 twabaga 280 turi imbere tuzibahere izo mu mugongo, yikavuga 70 mu gihe bo basaba 100. Bivuga ngo rero impamvu muze hagati ya 70 n'ijana biravuga ngo hari igihe wenda Skol ishobora kuzamuka gato, Rayon Sport ikamanuka gato, cyangwa se Skol ishobora kwemera ikazamuka ikagenda ikabanira kuri izo miliyoni 100 rero yavuze. Wenda rero ishobora kwikonvenka, cyangwa se rero nabo bashobora kwikonvenka bakayimanura ikemera gufata 70. Ariko iki cyumweru hari indi package iri muri contrat ya Skol ivuga ko Skol izemererwa kuzajya icuruza ibinyobwa byayo muri match Rayon Sport yakira. Skol Lager ni product ya Skol Lager, iri nzoga Skol Lager niyo bumvikanye kuyicuruza. So kimwe rero ariko nta nicyo binatwaye kuko n'ubundi Beka nta nzoga icuruza, so nta conflict yaza mu gihe ruti nta nzoga icuruza. Nta kuvuga ngo n'abantu bakora ibintu bimwe ku buryo wenda batekereza ko hari imbogamizi irimo. Icyo rero muri rero bashaka gukora nabwo barashaka yuko basinya na Skol iki cyumweru bikarangira, kubera yuko icyumweru gitaha mu ntangiriro z'ukwa 7 rero atangira imyitozo. So urumva kugira ngo umuntu aguhe ikibuga cye nuko mugomba kuba mwasinye amasezerano. Ikindi rero iri kuri icyo gitutu cyo kubona amafaranga kugira ngo isinyisha abakinnyi. So irashaka ko barangizanya ku buryo rwose iki cyumweru dushaka kugisohokamo kwa mbere y'igitaha tuza tubabwira inkuru y'uko Rayon Sport na Skol bamaze kongera amasezerano, tunabwira itariki nyirizina bari butangire. Atangazwa na Karikeza nuko ngo aya masezerano azasinywa kwa 3 saa 10. Urabyumva ko bamwe kwa 3 saa 10 ibyo twavugaga yuko Rayon Sport iri gupushinga iyo deal ya Skol kwigomba kurangira muri iki cyumweru. Why? Kubera ko ikibuga icyumweru gitaha Rayon Sport iragishaka.
kugira ngo itangire imyitozo. Erega icyumweru gitaha twinjiye mu kwezi kwa karindwi. Yego kuko ubu tariki 22. Kandi nimba utegura Rayon Sport Day ukwiye nyine gutangira byibura imyitozo ibyumweru nka 2 imbere. Ubwo urumva rero igihe cyo gutenera ikibuga cyageze n'igihe cyo gushaka amafaranga yo gusinyisha cyageze. Ikindi Arundi muntu Keve w'Inyanza ngo kubera iki iyi banki ari izaba nkuru kurusha Jairuti basinye mu minsi yashize. N'amafaranga nta kindi. Nuko ngo amafaranga Jairuti murabizi yuko yo ifitemo na deal yo gucuruza ibijyanye n'imyambaro. Hanyuma ngo kwishyura fines bafite muri FIFA. Inde Rayon Sport igomba kubanza kwishyura umuntu bita Suleiman Dafe miliyoni 25 ni make. Amafaranga Rayon Sport kubona ni meza. Tranche ya Jairuti niza, tranche ya Beka niza, tranche ya ngo ya Beka hakaza Jairuti hakaza Skol. Bashaka gukemura ibyo bibazo. Ndatekereza yuko n'indi gahunda amenyereye kanyenyeri zabaho yo kubabwira bakaba bafasha gukanda kanyenyeri. Iyo noze yavuga ubururu bwacu. Izabaho rwose umukinnyi runaka rezamu. Ubwo na Rayon Day amafaranga izabacururiza icyo ni ikibazo toto kitananirana. Na bari let's Tarone n'abafana bangaba bakanda kanyenyeri. N'aba bagabo bakuru muri rero bazagira igihe biyegeranye bagira ikintu bakora wenda bagira amafaranga bateranye bahereza Perezida. Nanjye so wakubaza. Ari mezi 3 RGB yongeye guha Murenzi Abdallah buri yasobanuye iki? Asobanuye yuko Murenzi azayobora Rayon Sport. Ibi bindi ni amagambo nta matora ari muri Rayon Sport vuba. Rayon Sport izagira board. Twarabivuze nuko ahubwo tutagize umwanya uhagije wo kubiganira ariko mwari si dossier kwa gatatu twayifata we. Tukagarukira abantu kubijyanye nuko RGB ishaka kuyobora noneho no muri Rayon hagize wemera tuvugisha. Abakozi aba bantu ba Murenzi bagomba kuba ari abazagira na side. Nibyo bifuza cyane. Ariko ngo muri hano muri PR ngo ibintu by'imiyoborere bizahinduka. Aya makuru none se mwaretse kwa gatatu tugashika RGB tugashyira hasi ibintu bijyanye n'imiyoborere mu equipe. Imiyoborere y'ama equipe igiye guhinduka. Kuko no mujyi wa Kigali rega nimba hinjiyemo abo mujyi wa Kigali birarebana n'ubundi na RGB. Yari na RGB birajyana. Murenzi azayobora ari CEO. Kuko n'ubundi niyo ugiye kuri muri office ya Rayon Sport. Imbere ntago handitse Perezida kwa kundi nyine kuri office y'umuntu haba hariho umuryango kwinjira mbese kugira ngo umenye aho ugiye. Perezida General Manager handitse CEO. Iruhande rwe hari office yanditse ngo Assistant to the CEO. Ni CEO rero. Biriya byararangiye biriya bintu ngo bya Perezida ngo titire amatora. RGB yarabirambiye biriya bintu nakavuye. Ni ibintu bya fake umuntu akwiye kuko umukozi wa equipe uhoraho n'abandi bakaba araba kabihemberwa kujya muri iyo bodi bikaba hari ikintu nyine runaka hari intuzi ugomba kuba wujuje criterias. Kuko nagupfa kujya muri bodi nagupfa kuza muri wese ngafite asosiye kandi ufite amafaranga. Ufite amafaranga. Twe tugira ibibazo by'amafaranga urazana ibitekerezo. Ni nka babandi ngo ufite ubukwe ngo ndi kugusengera. Njye mfite umugore nshaka kwishyura amatenta ahantu bamereye nabi n'ibiti n'amafanta ibintu biranzonze n'amamodoka. Yagusengera imana igafungura imiryango. Byihorere. Ari ibibazo ni nka biriya hari umuntu yarakavuze uriya mutipe bita agafaranga arakantu nakunze yabwiye sabe. Umuntu akaza akagutakira uri pastor ngo ndashonje ngo reka dusenge. Ni habitanu nje imana idebloka imiryango y'abantu bafite amafaranga. Banza muri ikibazo cy'ibiryo. Inzara si amasengesho y'ikemura. Banza ungaburire rye nibyo byo gusenga si imbyanya. None se ko hari abari kuri YouTube bavuga ko kuri 2 na 3 batemera abakinyi bafiteho. Kwa batabemera ntago Rayon Sport yagura abanyamahanga bandi kuri iyo myanya.